Ndagusuje cyane wowe ukurikiranye Spirit and Truth Living. Uyu munsi tugiye kuganira ku bicaniro. Ibicaniro ni iki? Tugiye kuganira ese ubundi bimaze iki gusobanukirwa ibijyanye n'ibicaniro. Muvandimwe wagiye wumva hirya no hino bavuga ibicaniro. Uyu munsi amadini menshi, abavuga ko bavugira Imana benshi bagumya gukoresha ijambo ibicaniro. Bakunda kubabwira ngo nimwifatanye n'igicaniro cy'Uwiteka. Ndetse nabo mw'isi y'umwijima, ubwo ndavuga abapfumu, ndavuga abarozi, ndavuga abakorana na Satani. Nabo ijambo igicaniro ni ijambo ribagarukaho cyane. Ni ijambo bakunda gukoresha cyane. Ubundi se igicaniro ni iki? Igicaniro kimaze nibyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Mvandimwe rero kugira ngo ujye unkurikirana ibiganiro nkora bijye bikugeraho mu buryo bwihuse, ndizera warabonye ko turi gukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tugusobanurire byinshi wari warahishwe, tugusobanurire byinshi byatabara kandi bigafasha ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ntukomeze kubaho mu bibazo, ntukomeze kubaho mu majune, ntukomeze kubaho mu ngorane, kandi Uwiteka yarakuremeye kuba mu isi kubw'umugambi we. Ntabwo ukwiye kuba mu isi nk'uko Satani ashaka. Kubw'izo mpamvu rero ndagira ngo ukore kuri subscribing kugira ngo ibiganiro dukora bijye bigera no ku bandi. Kubera ko iyo subscribing ibiganiro YouTube ibasha kubikwirakwiza henshi, ibasha kubigeza no ku bandi. Muvandimwe rero ndagira ngo mbashe kukwereka umumaro wo gusobanukirwa ibicaniro. Ndabikora mu buryo nka bubiri cyangwa butatu kugira ngo umenye ko igicaniro gikaze. Reba ubuzima bwawe. Niba hari ikibazo ufite ku buzima bwawe, tuvuga urugero ufite ikibazo mu rushako, wareba ugasanga abavandimwe bawe nabo nuko mu ngo zabo ni jugujugu. Wareba ababyeyi bawe, papa wawe na mama wawe, nabo babayeho muri jugujugu. Ariko unabajije n'amateka ukabaza sogokuru wawe cyangwa sogokuruza, wasanga nabo bari bafite ibibazo mu ngo zabo. Ibibazo nk'ibyo rero byikurikiranye, ujye umenya ko hari igicaniro kibiri inyuma. Noneho aho ni ku ruhande rw'umuntu. Ubwo mvuze ibyo gushaka, ariko ushobora no kuba ufite n'ibindi bibazo. Ushobora kuba ufite ibibazo by'ubukene, wareba ugasanga nta kutagira, urakora urahatana, ariko ujya kugera ku ntego wiyemeje, ujya kugera ku musaruro wifuje, ukajya kubona ukabona ibintu watangiye byose birasandaye. Ujya kubaka inzu, urugero rwose inzu yirangije, ibintu bimeze neza, ukajya kumva ngo ahantu bagiye kuhaca umuhanda, ukajya kumva ngo ahantu hagiye kujya ibitaro, ukajya kumva ngo ahantu ni mu manegeka. Ese uribaza kuba warahisemo kubaka aho hantu, urumva ari tombora? Kuki abandi se aho bubatse nta batahacishije umuhanda, ahubwo aho wubatse akaba ariho hagiye gucishwa umuhanda? Ibyo watanze byose bakakubwira ati ntacyo uri bubone. Warize ujya kwiga wishimye rwose unezerewe, urangiza wenda na kaminuza, ariko wabuze akazi, umaze imyaka myinshi wirirwa udepoza, byaranze. Abo mwiganye ni abakire, abo mwiganye bateye imbere, ariko uraho. Wareba ugasanga abavandimwe bawe nabo nuko. Wareba papa wawe cyangwa mama wawe nabo ugasanga kurya nuko banza guca inshuro. Muvandimwe, nyuma hari igicaniro kivuga. Noneho ntabwo birangirira aho ngaho. Na sosiyete uzabona ukabona nta ndangagaciro zirimo, ukabona nta rukundo rurimo, ukabona nta mukuru nta muto, ukabona nta mana iri muri iyo sosiyete. Uzamenya ko iyo sosiyete yubakiye ku bicaniro bya Sekibi. Ibicaniro ni ibintu bikomeye cyane. Ibicaniro ni imbaraga zikomeye cyane. Niyo mpamvu rero nafashe umwanya kugira ngo ngusobanurire ngo ibicaniro ni iki. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko abantu b'Imana barimbutse nta kindi bazize. Si uko ubumenyi budahari, si uko Imana idakora, ahubwo abantu b'Imana bazize kubera kutamenya ubwenge, nk'uko biri muri Hoseya 4:6. Abantu b'Imana bayobejwe n'amadini y'ibinyoma. Uyu munsi umaze igihe mu idini, idini urimo sindizi, sinshaka no kurimenya. Umazemo imyaka n'imyaka, warisanzemo ababyeyi bawe, warikuriyemo, ariko na n'uyu munsi uririmo uri umukene. Uyu munsi uririmo ariko uhorana indwara zidakira. Za diabete ziri kuri wowe, za kanseri ziri kuri wowe. Uyu munsi uri umukobwa, umaze imyaka uri mu itorero rwose, uragerageza kwitwarika ngo urebe ko wanabona n'umugabo, waramubuze. Kubera iki? Uri aho ngaho uri mu idini, urumva ko uri muri comfort, ariko wapi? Hari iby'idini ritaguha kandi ukwiye kubuhabwa. Idini icyo ritaguha ni ijambo ry'Imana. Kubera ko amadini ni umugambi wa Satani wo kuyobya abantu.
wo kwima abantu ukuri kugira ngo Satani akomeze abafate bugwate. Uyu munsi rero udafata umwanzuro ngo wige ijambo ry'Imana, ngo umenye ngo umugambi Imana igufiteho n'uwuhe, kazi yako ntabwo uzarenganya Imana ngo ntabwo Imana yakubwiye. Ibi ngibi nibyo Yesu yapfuye n'abafarisayo n'abasadukayo. Yesu yaraje abwira abantu bamwumvaga bari bemeye kumukurikira, abereka ko inzira yo kugera ku Mana idasaba umuntu ari we wese, irasaba ko abantu bahanga amaso kuri Kristo. Abafarisayo bati urigereranyije wiyise umwana w'Imana, urigereranyije wiyise Mesiya. Undi atariko ndiwe rwose, ahubwo yarabagendereye ntimwamumenye. Abantu rero benshi nabo Yesu yarabagendereye, Uwiteka yarabagendereye ntibamumenya, baguma gusinzirira mu madini. Ariko nakubwira ko ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzamenye ukuri niko kuzatubatura. Ntabwo uzabaturwa n'amagambo menshi uvuga, ntabwo uzabaturwa nuko wirirwa uririmba, ntabwo uzabaturwa nuko uvuga ishapure ukwezi kose. Uzabaturwa n'ukuri, uzabaturwa no kugendera ku ijambo ry'Imana rivuga. Satani ntagakangwa ngo nukuri umuririmbyi, ngo ufite ijwi ryiza ngo uraririmba ngo ugahogoza. Ibyo ntabwo bimukanga. Abaririmbyi benshi bararimbutse kandi baririmba neza, abapasiteri benshi bararimbutse, twasanze abenshi ari n'abapfumu kandi batubeshya ngo bakorera Imana. Ntabwo bimukanga ngo wambaye amakositimu cyangwa ngo wambaye ibiki. Rero muvandimwe, nakumenyesha ko nta kindi kizarokura ubuzima bwawe, ni ugusobanukirwa uburenganzira bwawe. Uyu munsi Satani yakomeje kuguhondagura, Satani yakomeje kuguhohotera. Kubera iki? Agufatirana mu kutamenya. Ufite ibibazo ariko uri gushakira igisubizo aho kitari. Nguko uko Satani aguhondagura, nguko uko Satani akugirira nabi. Muvandimwe rero, kugira ngo tubyumve neza, twumve ibicaniro neza, ndagira ngo mbanze nkubwire ikintu kimwe. Menya ko ubuzima ni umwuka. Nkuko nagiye nkunda kubivuga, niba warakurikiranye ibiganiro nakoze bwa mbere, ubu buzima urebesha amaso, inyuma yabwo hari ubundi buzima. Na Yesu yaravuze ngo nimuha agaciro cyane ibishira, ahubwo muha agaciro cyane ibidashira. Ubwo yashaka kuvuga ubugingo. Urinde ubugingo bwawe kurusha ibintu byose birindwa, kuko uyu mubiri uzabura, ibintu byose bizabura, ariko ubugingo bwawe uzajya hamwe muri habiri. Uzajya muri paradizo, ubeho by'iteka ryose mu munezero, cyangwa se ujye muri Gehenomu, nabwo ube mu gahinda iteka ryose. Urumva rero ni amahitamo abiri. Kugira ngo rero tugende neza, icyo nicyo nari nshatse guhera, kugira ngo banze wumve ko ubuzima ni umwuka. Ubuzima bwose urimo, ibyo ubamo byose, yaba ibyiza cyangwa ari ibibi, bitegurirwa mu isi y'umwuka. Ibyiza bitegurwa n'Uwiteka, naho ibibi bitegurwa na Satani n'ingabo ze. Ariko byose bikubaho, inkomoko yabyo ni ibitagaragara. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo ni njye waremye byose, yaba ibiboneka n'ibitaboneka. Ibyo bitaboneka yavugaga ni ibihe? Ni bya bintu tutabonesha amaso, ari byo bigena ibyo tubonesha amaso. Icyo ni kimwe mvuze. Ikindi rero ndagira ngo tuvuge ku Mana. Imana ntabwo twayisobanukirwa cyane, nta nubwo ndibukubwire ngo ngiye kugusobanurira Uwiteka. Uwiteka bazakwiyereka uko uzarushaho kugira umubano nawe, uko uzarushaho kugira umubano n'ibyo akora, azagenda kwiyereka umusobanukirwa. Kandi ndahamya ko hari byinshi wamumenyeho n'uyu munsi wa none. Ariko ndashaka kuvuga ku kintu kimwe abantu benshi bakunda kwibeshyaho, cyangwa se abantu batajya baha agaciro. Urabona ibi biba mu isi, aka kaga tubona mu isi, ibigeragezo, indwara, ubukene, intambara. Intambara nizo zigezweho. Abantu benshi bibwira hari ko Satani isi ari iye, hari Imana yajugunye, Imana isi yayifashe, Satani ijyanire. Ariko nakumenyesha ko ntabwo ariko biri. Ino si ntabwo ari iya Satani, ino si ntabwo ari iy'abarozi n'abapfumu, ino si ntabwo ari iy'Abanyamerika. Ubona ko Abanyamerika bigize nk'aho ari bo ino si ari iyabo. Ntabwo ari byo. Iyi si ntabwo ari iy'Abanyamerika, iyi si ni iy'Uwiteka. Nta muyobozi waremye isi. Abayobozi bahabwa ubutware, ariko nta muyobozi ufite ownership y'isi. Ownership ni iy'Uwiteka. Uwiteka niwe nyirisi. Ibi ngibi kugira ngo bigusobanurire neza, ndagira ngo tujye mu gitabo cya Zaburi, igice cya 24 umurongo wa 1 n'uwa 2. Dawidi yaravuze ngo isi nibi yuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Bari kuvuga abantu. Umurongo wa 2, kuko ari we wayishinze ku nyanja. Isi yayishinze ku nyanja, Uwiteka yayishimangiye ku mazi menshi. Bisobanuke, nta kubishidikanyaho, nta kongera kubyibazaho, isi ni y'Uwiteka.
turi bumenye impamvu Satani yinjiramo ate. Ariko isi mbere ya byose wumve ko nta mpaka 100% isi niyo Uwiteka. Muri Yobu igice cya 41 umurongo wa 11, ubwo ngo ari muri Bibiliya z'icyongereza. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ni ku murongo wa 3. Uwiteka yabajije Yobu ati, ninde wabanje kugira icyama kugira ngo mwiture? Ibiri munsi y'ijuru byose n'ibyanjye. Ubwo yavuga ibiri mu isi. Ubwo rero byumvikane, bisobanuke, ntukongere kubishidikanyaho ngo wumve ko Satani isi rwose ari iye. Byumvikane, isi ni y'Uwiteka. Tugiye rero kugera noneho ku itegeko rya mbere ry'isi y'umwuka. Buriya iyi si ubona, isi y'umwuka wumva, kuko yo ntituyireba ariko turayumva, igendera ku mategeko. Narabivuze ubushize, constitution cyangwa itegeko nshinga ni Bibiliya. Yaba ari mu ijuru, yaba ari mu isi, yewe ni kuzimu, constitution ni Bibiliya. Satani ntago yumvira Bibiliya nga yumvire amategeko y'Imana, agira urukundo, abe mu mahoro, agira ati hoya. Ariko ayikoresha nk'intwaro, nawe ayikoresha ayidukubitisha, ayikoresha adushidikanyisha, ayikoresha aburizamo amasezerano dufite, ayikoresha asoma umugambi Imana ifite ku bantu kugira ngo abashe kubangamira. Bivuze ngo rero yaba ibyiza yaba ibibi, umurongo urimo hagati ni Bibiliya. Urarenga umurongo ugiye mu bibi, uraguma mu murongo uba uri mu byiza. Iyi tegeko rya mbere ry'isi y'umwuka ribonekera mu kuremwa k'umuntu. Tugiye kubireba. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku wa 28, reka tuhasome twitonze. Imana iravuga iti, turemo umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Aho ni ku murongo wa 26. Bivuze ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Mu yandi magambo, tugiye muri siyanse y'ubu, Imana yaremye umuntu muri DNA yayo. Ntabwo Imana yaremye umuntu nk'uko yaremye ibindi bintu. Oya, yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ku murongo wa 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, agire DNA y'Imana. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Aha berekana ko Imana yaremye umugabo n'umugore. None se maze kubarema byagenze gute? Imana none irababwira ngo ku murongo wa 28, Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Ahangaha tubonyemo ibintu 5 by'ingenzi. Icya mbere ni uguha umuntu umugisha. Icya kabiri ni ukumubwira ati wororoke ugwire. Ngo Uwiteka imukizemo urubuto, ati urwo rubuto rwawe ni rwororoke, ariko mugwire mwuzure isi, mube billion 7, hafi 8 nk'izo tubona uyu munsi wa none. Noneho icya kane arababwira mutware isi. Iri jambo mutware risobanuye ubutware. Itegeko rero ry'isi nimero ya mbere ni uko umuntu ariwe wahawe ubutware bwo gutwara inosi. Imana imaze kurema umuntu, Imana yahaye ubutware bwuzuye bisubiremo umuntu kugira ngo abashe kuyobora inosi. Ubutware ntabwo Imana yabuhaye abamarayika, ubutware ntabwo Imana yabuhaye abadayimoni, ubutware ntabwo Imana yabuhaye Satani, ubutware Imana yabuhaye Adamu na Eva. Bivuze ngo itegeko rya mbere Imana yatanze ikimara kurema umuntu ni uko umuntu ariwe ugomba gutwara inosi akayiyobora. Ni ukuvuga ngo rero Satani n'ingabo ze n'ingabo z'Uwiteka ngo n'abamarayika ntago bari bemerewe kuza gukorera mu isi badahawe uburenganzira n'umuntu. Ushobora kuvuga uti uyu muntu ibintu ari kumbwira ko ari kunyobya, uyu muntu ibintu ari kumbwira ari kubikura hehe? Ugenda ugenzure neza, uhere mu Itangiriro ugeze mu gitabo cy'Ibyahishuwe, nta hantu uri busange Satani yigeze yidumbukiza ngo aze akorere mu isi atahawe uburenganzira n'umuntu. Kugira ngo Satani atangire gukorera mu isi yahawe uburenganzira n'umuntu. Kugira ngo Satani abashe gukorera mu isi aza yambaye ishusho y'ikintu runaka. Satani avugana bwa mbere na Eva, yaje ari mu ishusho y'inzoka. Yabanje kuza mu nzoka kugira ngo abashe kuvugana na Eva. Satani kugira ngo ajye kugerageza Yesu yaje mu ishusho y'inzoka. Uyu munsi Satani kugira ngo akorere mu isi
akorera mu bantu, akorera mu barozi, akorera mu bapfumu, akorera bari muri Illuminati, bari mu bafrimaso, bari mu miryango y'umwijima igiye itandukanye, mu madini y'ibinyoma, aba bapasiteri b'ibinyoma. Hatabonetse intervention y'umuntu, Satani ntabwo yemerewe gukorera mu isi. Imana yo ifite ownership. Isi ni y'Uwiteka. Uwiteka ntabwo akeneye uburenganzira bw'uwo ari we wese kugira ngo agere ku migambi ye hano mu isi. Ibyo byo byumvikana, ntihagire n'ubishidikanyaho, ntihagire n'ubyibazaho. Imana yo ifite ownership. Ariko ibindi biremwa byose bisigaye by'umwuka, ubwo n'abamarayika, ubwo nabo mu isi y'umwijima, abo bose kugira ngo bavugane n'umuntu bakenera ko umuntu abaho uburenganzira. None wakwibaza ngo ni ukubera iki Uwiteka yahaye umuntu ubutware bungana buryo? Icyatumye Uwiteka aho umuntu ubutware bungana buryo, icya mbere ni uko Uwiteka yakunze umuntu. Kibigaragaza ni n'uburyo yamuremye mu ishusho ye. Icya kabiri ariko Uwiteka yashakaga ko umuntu ahinduka uhagarariye Uwiteka mu isi. Ijambo bakunda gukoresha mu madini ni abatambyi. Yashaka ko duhinduka abatambyi ariko bahagarariye imigambi y'Uwiteka hano mu isi. Kuko isi Uwiteka yayiremyemo ibintu bigiye bitandukanye. Hari biri mu mazi, hari biri ku butaka, hari biri mu kirere. Isi rero yari ikeneye umuyobozi, yari ikeneye umuntu uri bushyire ku murongo kuri gahunda buri kimwe cyose. Niyo mpamvu rero Uwiteka yatoranyije umuntu kugira ngo uwo mugambi umuntu abe ari uwukora. Noneho icya kabiri, Uwiteka yari amaze kwirukana Satani mu ijuru. Satani nta kintu ari bukore, areta yinjira mu isi n'abadayimoni be bayigira ubwami bwabo, kandi Uwiteka ntabwo yabishakaga. Ntabwo Uwiteka yashaka ko abadayimoni bivanga muri gahunda z'umuntu. Ntabwo Uwiteka yashaka ko abadayimoni bivanga mu mibereho y'umuntu, kuko Uwiteka yari azi Satani ubugome bwe, yari azi ubugizi bwa nabi bwa Satani, yari azi ubugizi bwa nabi bw'abadayimoni n'izindi ngabo za Satani. Uwiteka rero ashyiraho urwo ruzitiro, aravuga ati no, abadayimoni, Satani n'imyuka yanyu ntago mwemerewe kuza mu isi mudahawe uburenganzira bwayo nguko. Itegeko rya kabiri, kugira ngo abamarayika, kugira ngo abadayimoni, kugira ngo n'indi myuka ibashe gukorera mu isi, hakenewe igicaniro. Kugira ngo iyi myuka ibashe gukorera mu isi, yaba ari imyuka myiza yo mu ijuru, ubwo ni abamarayika, yaba n'imyuka mibi, hakenerwa igicaniro. Nongere mbisubiremo, Uwiteka ntabwo akeneye uburenganzira bwawe kugira ngo akorere mu isi, ariko Uwiteka akeneye uburenganzira bwawe kugira ngo akugezeho imigambi agufitiye. Mu yandi magambo, nudasenga Uwiteka, nudashaka gukorana n'Uwiteka, ntabwo azaguhatiriza. Ahubwo we ijambo rye riravuga ati unkunda nzabana nawe, ariko utankunda irimbukiro riramutegereje. Rero wumve ko kugira ngo ibituye mu isi y'umwuka bibashe gukorana n'ibituye mu isi y'ibigaragara, hagomba kubaho igicaniro. Noneho biranjyana mu gusobanura ngo igicaniro ni iki. Igicaniro ni irembo rihuza isi y'ibitagaragara n'isi y'ibigaragara. Igicaniro ni irembo, epoto, rihuza isi turebesha amaso n'amatware tutarebesha amaso atuwemo n'imyuka. Icyo nicyo bita igicaniro. Igicaniro ni uburyo bwashyizweho mbere na mbere, bwashyizweho n'Uwiteka kugira ngo imigambi y'Uwiteka ibashe kunyuriramo igire ku muntu. Satani rero ntabwo arema. Satani nta kintu na kimwe arema. Satani arahimba, Satani arapirata. Satani rero kuko azi ugukomera kw'ibyo Uwiteka yaremye, ntabwo yirirwa yivuna arema ibindi, kuko nta no gushoboza afite bwabyo. Ahubwo afata bya bindi by'Uwiteka agahinduramo utuntu, agacangacanga. Ni ukuvuga ngo na Satani kugira ngo akorere mu isi, nawe yubakirwa igicaniro akaza mu isi. Urabizi ko kugira ngo Satani akorere mu isi bwa mbere, yabanje gushuka Eva, amurisha urubuto rwari rwarabujijwe n'Uwiteka. Eva amaze kururya, Satani abonye uburenganzira bwihuse bwo gukorera mu isi. Guhera uwo munsi Adamu ariye urubuto, umuntu yahise agira amahitamo yo guhitamo hagati y'Uwiteka cyangwa Satani. None se ubundi ninde wa mbere watangije igicaniro? Igicaniro cya mbere cyatangijwe nande? Igicaniro cya mbere, urumva umuntu ntabwo ari kumenya ibigicaniro, ahubwo byasabye ko Uwiteka asobanurira umuntu ngo ibicaniro bikora gute, ibicaniro bimaze iki. Uwiteka rero, umuntu akimara gucumura, umuntu akimara gukora icyaha, Uwiteka yaraje yica itungo. Amaze kwica itungo, akoramo umwambaro w'uruhu awambika umuntu.
harimo igikorwa cyo kumena amaraso, icyo ni icya mbere. Noneho hakabamo n'igikorwa cyo kwambika. Kwambika rero birashushanya iki? Birashushanya guhisha ubwambure yari afite, bushushanya gukiranirwa, akambika umwenda hawe n'Uwiteka, bisobanura gukiranuka kwa Kristo. Vango harimo ibintu bitatu, harimo kumeneka kw'amaraso, harimo kubabarirwa kw'ibyaha, harimo no gucungurwa. Kuva icyo gihe kugira ngo umuntu avugane n'Imana byasabaga ko hagomba kuboneka igicaniro. Ibi rero biratuganisha ku moko y'ibicaniro. Hari amoko abiri y'ibicaniro. Hari igicaniro cyera cyangwa se igicaniro cy'Uwiteka, hakaza n'igicaniro cyanduye cyangwa se igicaniro cy'umwijima. Abantu bakoze ibyo bicaniro ba mbere ni abana ba Adamu, ni Kayini ndetse na Abeli. Turabizi neza ko Kayini yari umuhinzi, Abeli yari umworozi. Igihe cyarageze rero baza gutanga ibitambo ku Uwiteka. Abeli aragenda ajya mu mukumbi we, afatamo umwana w'intama, araza amutambira Uwiteka. Kayini aragenda ajya mu murima, wasarura imbuto, asarura imboga, araza bitambira Uwiteka. Uwiteka ati hoya, je ntabwo nababwiye ko mugomba kuntambira amashu na za karoti, ntabwo nababwiye ko mugomba kuntambira ibigori n'imiceri. Hoya, Uwiteka yishimira igitambo cya Abeli watanze ituro Uwiteka yategetse, kuko hagomba kubaho kumeneka amaraso. Ntabwo karoti zigira amaraso. Bibiliya ivuga ngo hatabayeho kumeneka amaraso ntabwo icyaha cyababarirwa. Niko Bibiliya ivuga. Karoti nta maraso zigira, amashu nta maraso zigira, imiceri nta maraso igira. Ariko Uwiteka ntiyasorezaho, ahubwo araza agira inama Kayini, araza abwira Kayini ngo kirero. Mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7, Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje? Ubwo Kayini yarababaye, atishimiye uburyo Uwiteka yanze ituro rye. Kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza, ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Bivuze ngo Uwiteka araje agira inama Kayini ati, nubwo igitambo cyawe nyanze, ariko ufite amahirwe yo kwisubiraho ukagenda ugatanga igitambo kizima. Aramubwira ati, nukora ibyiza ntuzashimwa, genda ukora ibyiza, aho kubabara, aho kurakara ngo nanze amasengesho yawe, ahubwo menya ngo ese uri gusenga mu buryo bukwiye. Uri muri totomo ngo ntabwo numva amasengesho yawe, ese uri gusenga mu buryo bukwiye? Kayini rero ntabwo yabyumvishe, ahubwo agirira ishyari mwene nyina, agirira ishyari Abeli. Igihe kiragera rero ahubwo yica Abeli. Amaze kwica Abeli rero ntabwo Uwiteka yabirekeyeho, yaragarutse arangije abaza Kayini ku murongo wa 9. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze cyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Noneho uri ikivume, ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo, bwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Uwo ni umuvumo wakurikiye ibyo yakoze. Bivuze ngo rero igicaniro kibi, igicaniro cy'umwijima ntabwo kirangirira ku gicano gusa, ahubwo imyuka mibi inateza abantu imico yanduye igiye itandukanye. Mu gisubizo cya Kayini ahaye Uwiteka, kandi arimo aravugana n'Uwiteka Imana y'isi n'ijuru, ariko mwumva agasuzuguro arimo amusubizanya, ubwibone, ubwishongozi, ubugome, amahane, umujinya. Ibi rero nibyo biranga bari ku bicaniro bya Satani. Nubona mugenzi wawe ukabona agufitiye urwango rungana nk'uko Kayini ubona yari arufite, ntugakeke byinshi, ahubwo wimenya ngo hari igicaniro inyuma y'uwo muntu kiri kumukoresha. Nubona umuntu runaka ukabona afite ubugome budasanzwe, ukabona afite imico idasanzwe, nta rukundo nta mpuhwe zikimuranga, wikirirwa wirushye, wikirirwa uhangana nawe, uwo muntu afite igicaniro cy'umwijima kiri kumuvugiramo. Noneho ibi biranganisha, kuko urumva tubonye amoko abiri y'ibicaniro, hari igicaniro cyiza n'igicaniro cyanduye. Ibi rero bigiye kunganisha noneho ku gicaniro noneho kibigaragarira amaso, cyatangiye noneho kubakwa mu isi. Cyatangiye gite? Igicaniro Uwiteka yaje gushyiraho noneho amategeko y'uko kigomba gushyirwaho, anavuga noneho n'impamvu kigomba gushyirwaho.
tugiye kubisanga mu gitabo kuva igice cya 20 umurongo wa 22. Uwiteka abwira Mose ati, uku aba ari kubwira Abisiraheli uti, ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ndi mu ijuru. Uwiteka arabanza abaha umuburo, arabanza arababurira, ntimukareme izindi mana ngo muzibangikanye nanjye, imana z'ifeza cyangwa imana z'izahabu ntimukazicurire. Arangije ku murongo wa 24 aravuga ngo, undundire cyangwa se mu yandi magambo unyubakire igicaniro cy'ibitaka, ugitambireho ibitambo byawe byotswa n'ibitambo by'ukuri amahoro, intama zawe n'inka zawe, aho nzibukiriza izina ryanjye hose nzaza aho uri nguhe umugisha. Bivuze ngo kugira ngo Uwiteka avugane n'Abisiraheli byabanzaga kunyura muri Mose. Ntago bari bemerewe kuvugana nawe, ariko Uwiteka ashaka kuvugana nabo. Aravuga ati, mwunyubakire igicaniro, nimubara kunyubakira igicaniro nanjye noneho nzaza muri mwe ubundi mbaho umugisha. Wibuka ko nakubwiye ngo ibijyanye n'igicaniro bikora yaba ku ruhande rw'Uwiteka bikanakora no ku ruhande rwa Satani. Satani nta kintu gishyashya arimo. Ubwo rero nushaka gukorana na Satani amuremera igicaniro, Satani akazira muri cya gicaniro, Satani nta mugisha atanga, akamugezaho imivumo, akamugezaho za ndwara, akamugezaho bya bibazo byose muzi abantu bafite muri buno buzima bwa buri munsi. Nubwo igicaniro gifite ishusho igaragarira amaso, ubwo navuga icya kera, umva gifite uko cyari giteye, Uwiteka yategetse uko bagomba kucyubaka n'iki, ariko inyuma y'icyo gicaniro hari n'ikindi gicaniro cy'umwuka kiri spiritual. Igicaniro rero kigizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere kigizwe n'ibiremwa by'umwuka bikiri inyuma. Icya kabiri kigizwe n'ibitambo. Igicaniro kigomba gutangwaho ibitambo bihoraho. Icya gatatu igicaniro kigizwe n'umutambyi cyangwa abatambyi. Hagomba kuboneka umuntu w'umubiri n'amaraso ugomba gukorera kuri cya gicaniro, agatambaho bya bitambo. None ushobora kwibaza uti, ese muri iyi minsi yacu mu isezerano rishya ibicaniro biracyakora? Nakubwira ngo yewe, ariko ndabisobanura mu buryo bubiri. Ndahera ku ruhande rw'Uwiteka. Ku ruhande rw'Uwiteka igicaniro kigaragarira amaso cyavuyeho, ariko igicaniro cy'umwuka ntabwo cyavuyeho. Igicaniro kigaragarira amaso cyavuyeho kubera iki? Kubera ko Yesu niwe wasimbuye byose uko ari bitatu, yaba za mbaraga ziri inyuma y'igicaniro, yaba cya gitambo, yewe yaba na wa mutambyi. Ndabisobanura neza. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Kuko urumva iki gicaniro umumaro wacyo kwari ukugira ngo abantu bavugane n'Uwiteka binyuriye muri icyo gicaniro, Uwiteka kinyuriremo. Ingabo z'Uwiteka niba zije gutabara Abisiraheli zikinyuriremo. Uribuka yuko Abisiraheli mbere yuko bajya kurwana intambara babanzaga gutamba ibitambo, babanzaga kujya ku gicaniro cy'Uwiteka. Bivuze ngo rero babaga bagiye kugirana amasezerano n'Uwiteka, Uwiteka nawe agakorera muri ayo masezerano bagiranye. Uyu munsi rero kuva igihe Yesu yadupfiriye ku musaraba, Yesu niwe wahindutse inzira. Yesu rero yaduhindukirira inzira tugeza ku Uwiteka binyuriye mu mbaraga z'umwuka wera. Bivuze ngo rero Yesu niwe mbaraga noneho zacu kuri cya gicaniro cyacu. Icya kabiri, igicaniro gikenera umutambyi. Yesu niwe mutambyi w'ikirenga. Haleluya. Ariko natwe abo Kristo yatoranyije duhinduka abatambyi muri we. Icya gatatu, igitambo cya Kristo nicyo gitambo number 1, nicyo gitambo cya mbere kigomba gutangwa ku gicaniro. Ariko natwe turi ibitambo. Mbega iyo usomye mu Baheburayo 13 umurongo wa 15 havuga ngo iki? Haravuga ngo nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Ni kuvuga ngo igitambo watanga wowe ni amashimwe. Ni amashimwe y'uko Uwiteka yagucunguye, ni amashimwe y'uko uri mu buzima bwiza, ni amashimwe uhimbaza Uwiteka muri byose. Noneho nawe ubwawe uri igitambo binyuriye muri Kristo Yesu. Nusoma mu Baroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Bivuze ngo rero mu isezerano rishya ibitambo mu buryo bugaragarira amaso byavuyeho, ariko mu buryo bw'umwuka ibitambo biracyahari. Igitambo
nyamukuru ni Kristo, ariko nawe ushaka gukorera Uwiteka ugomba kuba igitambo kizima gishimwa. Bivuze ngo ugomba kubaho wera utunganiye Imana kugira ngo Uwiteka abashe gukorana nawe. Sobanuye ko rero igicaniro nticyavuyeho. Mu buryo bw'umwuka igicaniro kiriho, ariko igicaniro cyubakiye kuri Kristo. Kristo niwe buye rikomeza imfuruka, Kristo niwe buye rikomeza ubuzima bwacu. Noneho rero kwa Satani, ku ruhande rw'umwijima, bo nta Kristo bagira. Ku ruhande rw'umwijima nta mwuka wera bagira. Bo baracyakoresha bya bicaniro bya kera byubatse. Nubwo ibicaniro byubatse, inyuma y'ibyo bicaniro nabo hari imbaraga z'umwijima zibikoreraho. Ni ukuvuga ngo imbaraga zabo ni Satani n'abadayimoni be. Ibitambo batanga ibitambo bo biva amaraso, baracyabitanga. Baragenda bagatanga ibitambo by'inyamaswa, baragenda bagatanga n'ibitambo by'ibyo kurya bo barabitanga. Noneho baranarengera bo bagatanga n'ibitambo by'abantu. Uriko nta mbabazi bagira. Uzumva wenda urugero, ngiye kubaha urugero rwihuse. Uri kubona ikintu cyo gukuramo inda. Uri kubona muri Amerika niho byavuye cyane. Ariko nubwo bavuga byavuye muri Amerika, buriya ingoma y'Abaroma, ingoma y'Abagiriki, ingoma y'i Babuloni, buriya bamye batanga ibitambo by'abantu, babitangira abadayimoni, babitangira imyuka y'ikuzimu, babitangira ibigirwamana. Buriya gukuramo inda ni ugutangira igitambo umwuka witwa Moleki. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya. Ni ukuvuga ngo rero iyo bakuyemo inda bakubwira ko nyine ari uburenganzira baguhaye, baguhaye amahirwe yo kugira ngo we kubyara umwana utamuteguye, ariko ubutanze igitambo. Baba bazi icyo bakoze. Noneho ibyo ni ibizwi. Hanze y'ibyo tutabona, hari abantu batanga ibitambo ku bantu kugira ngo babashe kubona imbaraga, zitangwa na Satani. Ni ukuvuga ngo rero kwa Satani, ku ruhande rwa Satani, bo baracyatanga ibitambo bigaragarira amaso. Bo baracyatanga ibitambo biva amaraso agaragara. Mu gihe abakorera Kristo, abakorera Imana bo, Kristo yahindutse igitambo gikuraho byose. Noneho icya gatatu ni umutambyi. Ku bakorera Imana tubonye ko umutambyi mukuru ni Kristo. Naho twebwe tugahinduka abatambyi mu cyimbo cya Kristo hamwisi, ariko Kristo ari muri twebwe. Kugira ngo byumvikane neza, utagira ngo uzasimbura Kristo hoya, ahubwo uzaba umutambyi muri Kristo. Bariya nabo rero bagomba kugira umuntu runaka, ndi kuvuga ko kwa Satani, ugirana isezerano, kuko igicaniro cyubakwa n'isezerano. Ugomba kugirana isezerano na Satani, ugomba kugirana isezerano n'abadayimoni, kugira ngo abo badayimoni bajye bamunyuriramo baziye muri ya masezerano. Nuko bimeze kwa Satani rero. Ibitambo, ibicaniro ntibyavuyemo uko byari niko bikiri. Naho ku Mana byose byahindutse bishya muri Kristo Yesu. None se bigenda bite rero kugira ngo Satani ibyo bicaniro bye n'iyo mirimo akoreramo bibashe kutugiraho ingaruka? Bivuga ngo itegeko rindi ry'isi y'umwuka ni uko Uwiteka ahora abana gukiranirwa kwa basi akageza ku bisekuru 4. Ni ukuvuga ngo Satani ntabwo akeneye kugirana isezerano nawe. Wapi? Satani akeneye kugirana isezerano na sogokuruza wawe. Subira inyuma uvuye kuri wowe ibisekuru 4. Urumva hari sogokuru wawe, hakaza na sogokuruza wawe. Nuvuga ngo isezerano yajyanye na sogokuruza wawe rirahagije kugira ngo rikugireho ingaruka. Niko isi y'umwuka ivuga. Kandi no mu ijambo ry'Imana niko bimeze. Turabiza abantu bagiye bahabwa umugisha binyuri mu basekuruza babo. Uyu munsi umugisha abana b'Imana bafite uri muri Abraham. Niho uri, nta handi uri. Umugisha dufite uri muri Abraham. Abraham nawe umugisha afite uri muri Yesu. Nuko bimeze. Ntabwo Imana ireba umuntu ku giti cye. Imana ireba umuntu ku gishyitsi akomokamo. Satani nawe nuko arabiza uburyo iryo hame rifite imbaraga ararikoresha. Ni ukuvuga ngo rero niba ababyeyi bawe baracaniye ibicaniro Satani, ibyo bicaniro bikugiraho imbaraga. Nta kintu wakora ngo kigende neza, yewe Uwiteka nta burenganzira afite bwo kuza ngo bikureho utamuhaye uburenganzira. Uyu munsi sogokuruza wawe yarapfuye, ariko uyu munsi uracyari mu bibazo. Uyu munsi urugo rwarakunaniye. Uyu munsi uri umusinzi, uri umusambanyi, kubera ko sogokuruza wawe yaraharikaga. Wa mwuka w'ubusambanyi yahamagaye ku gicaniro, urabirukamo mwese muri abasambanyi. Abantu benshi ni abicanyi, atari uko wenda babyifuza mu mitima yabo, oya,
ahubwo umwuka w'ubwicanyi abasekuruza babo barawuhamagaye ku bicaniro, na n'uyu munsi uracyabagendagendamo. Nimvuga ubwicanyi kandi ntugire ngo ni ukwica gusa uvusha amaraso, hoya, niyo wanze umuntu uri bumwishe. Iyo ufitiye umuntu urwango rudasanzwe uba uri umwicanyi. Wenda umuntu ashobora kugira ikintu kibakora ukamurakarira bisanzwe ukamucyaha, ariko kugirira umuntu urwango ku buryo utamwifuriza ibyiza, uko ni ukumwica, kugira ngo bisobanuke neza. Ubwo rero ugomba kumenya ko niba hari ikintu umubyeyi wawe yakoze, ndabaha urugero nko mu Rwanda, ndi kubona abanyarwanda bamenya Imana yo mu ijuru mu myaka ya vuba, ntabwo ari kera. Mbere abanyarwanda basengaga imana za gakondo, basengaga ibigirwamana, basengaga Satani. Biriya bavuga ngo Imana y'u Rwanda ni Satani, kuko Uwiteka ntabwo ari Imana y'u Rwanda, hoya, Uwiteka ni Imana y'isi n'ijuru. Ubwo rero niba abasekuruza bacu barasenze iyo mana, ariko iyo mana niyo twita mu cyongereza ngo ni principality. Principality ni umwuka uba uyoboye agace runaka, ariko uha raporo Satani. Nuvuga ngo hari principality iyoboye u Rwanda, hari principality iyoboye Uganda, hari principality iyoboye Tanzania cyangwa Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye, bitewe n'uko mu isi y'umwuka mu buryo buri geographical ibyo bihugu bigiye bikase, haba hari principality cyangwa haba hari umwuka ufite ubutware kuri icyo gihugu, ku ruhande rwa Satani no ku ruhande rw'Uwiteka. Uwo mwuka rero bita ngo ni Imana y'u Rwanda, ni principality yari iyoboye u Rwanda. Ubwo rero niba abanyarwanda baragiye bakagirana amasezerano n'iyo principality, icyari kiri inyuma y'iyo principality ni abadayimoni. Ni bya bindi bita ngo ni imandwa, ni bya bindi bita ngo ni abazimu, ni bya bindi bita ngo ni imyuka mibi iteza abanyarwanda ibyago n'ibibazo. Niba rero sokuruza wawe yaragiranye isezerano n'iyo principality binyuriye mu gicaniro yubatse, agahamagara imandwa, agahamagara abazimu, agahamagara imyuka yanduye y'ikuzimu, bakagira ibyo bakorana, kuko babikoraga ngo barashaka imbaraga, babikoraga ngo barashaka ubutunzi, babikoraga ngo barashaka kwikiza abanzi. Ni ukuvuga ngo iryo sezerano bagiranye n'iyo principality n'uwo mwuka rizakurikirana ubuzima bw'ibisekuru bizakurikira abo bantu kugeza nibura ibisekuru 4. Uzabibonerayo. Na n'uyu munsi abantu baracyajya mu byo kuraguza, na n'uyu munsi abantu baracyarogana, na n'uyu munsi abantu baracyabona ngumva ngo abantu baracuragura, na n'uyu munsi urumva abantu mu madini, uzareba amadini, ni kubona ibintu byateye ngo umuntu ngo yeretswe. Abenshi ntago berekwa ari umwuka wera bakoresha, ahubwo ni ya myuka ikomoka mu miryango yabo ikomeza kubagendagendamo. Noneho yagera no mu itorero, yagera no mu murimo w'Imana, wa mwuka ukamukoresha, ukamuha amakuru. Mwahura akakubwira ati urabizi burya umugore wawe yaguciye inyuma, urabizi burya ugiye kujya muri Amerika, urabizi burya bigiye kugenda gutyo. Ntabwo mvuze ko abahanuzi bose ariko bakora, oya, byumve neza, ariko abahanuzi b'ibinyoma niko bakora, kubera ko hari ubwoko bw'abahanuzi abantu benshi ntabwo babizi. Nuvuga ngo hari umuhanuzi wa fake, ubwo navuga ni umuhanuzi ubyiyitirira kandi atari we. Ni kuvuga ngo uwo ni umuntu ushobora kukubwira ati ugiye kujya muri Amerika, ariko akubeshya nyine agira ngo akuryoshye wenda umuha udufaranga yirire, kubwira ati urabona ugiye kugura imodoka kandi ntayo ntabihari, kugira ngo unezererwe umuha udufaranga, urabona akazi kawe bagiye kugupromotinga, kandi akubeshya. Noneho hakaza n'abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bakubwira ibintu bikabaho ariko batabibwirijwe n'umwuka wera. Umuntu uzakubwira ibintu bikabaho wese ntago ari umuhanuzi w'ukuri. Inshuti yanjye, muhumuke mukanguke. Kuba pasiteri wagiye akakubwira ubuzima bwawe ugasanga nibwo, ntibisobanuye ngo umupasiteri ni ukuri. Satani abasha kubireba akoresheje abadayimoni yashyize mu muryango wawe. Niba ngo umuhanuzi w'ibinyoma akoresha abadayimoni kugira ngo abashe gutangaza ibintu runaka. Uzababona ku nkoranyambaga bakubwira ngo wenda ngo Perezida Trump agiye gutsinda amatora. Ntago kuba yavuze ko Trump azatsinda amatora akayatsinda bivuze ngo umuhanuzi ni umuhanuzi w'ukuri. No, ashaka gukoresha imyuka y'abadayimoni ikamubwira ko Trump agiye kuzatsinda amatora kandi akayatsinda. Ni ukuvuga ngo rero ngarutsaho narindi, nimba abavandimwe bawe, nimba ababyeyi bawe barakoranye na Satani, menya ko ibyo bicaniro byawe bizakubangamira aho uzanyura hose. Nujya gushaka bizakubangamira, nujya kubona akazi bizakubangamira, icyo uzakora cyose bizakubangamira. Cyane nuba ushaka gukorera Uwiteka bizakubangamira, kubera ko Satani agushyiraho abadayimoni bashinzwe kumenya neza ko amasezerano sogokuru wawe na sogokuruza wawe basinye agomba kubahirizwa.
agomba kugushyiraho imbaraga zimenya ko bagomba kuyubahiriza. Washaka gukorera Imana, abadayimoni bakagukanda. Washaka gukorera Imana, abadayimoni bakagucinyiza. Uyu munsi urambwira ngo uyu muntu arimo arabeshya, uyu muntu arimo aravuga ibyo yishakiye. Reba ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bumeze gute, buhagaze bute? Uri mu bibazo, uri mu byago, uri mu majune, ntacyo ukora ngo gikunde. Uragomba kwihambira ku mahame y'amadini n'ibinyuma bagiye batubeshya. Uzageza ryari? Reba ubuzima bwawe, ufate icyemezo. Ntabwo kuba wicaye mu idini imyaka 30 bizatuma amasezerano so yasinya azavaho. No. Ntabwo kuba wicaye mu idini imyaka 40 bisobanuye ko Imana ngo soko kuzaho yaterekereye zizahaguruka zikagenda. No. Nudahaguruka ngo usese ayo masezerano, wihane. Uzaba uri mu idini, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri pasiteri, Satani ajya gukandamiza. Abarozi bakoroge, baroga abana bawe, baroge abagukomoka. Kubera iki? Bafite uburenganzira bwemewe n'amategeko, bitewe nuko ababyeyi bawe, bene wanyu basinya amasezerano na Satani. Uyu munsi haje n'iby'imiryango y'ibanga, haje aba Illuminati, haje aba Freemason, haje aba Brotherhood, haje aba Zionist, haje imyuka igiye itandukanye, haje imyuka y'abahindu, haje imyuka y'ababuddhist, byambutse imipaka biraza biza hirya no hino. Haje aba New Ages bagenda bavanga byose. Uyu munsi uragiye ugiye mu gikampani bagusinyishije amasezerano, bakoze imihango ya gipagane, ntabwo ubyitegereje ngo birebe. Nawe uragiye ugiye muri iyo kampani utangiye gukora, kumbi inyuma y'iyo kampani hari ibicaniro. Uragiye ugiye mu muryango runaka, ugiye mu kintu runaka, ntabwo uzi ngo ikintu cyashinzwe nande, yaragamije iki, yarari mu zihe gahunda. Uragiye winjiye mu idini runaka, kandi ni idini ry'aba Freemason. Ayo madini nzayavugaho. Uragiye ugiye mu idini ry'aba Freemason, uricaye rwose uhimbaje Imana, wowe ujyanye umutima wo gukunda Imana, ariko babatambye baririmo ni abakozi ba Satani. Inshuti yanjye, uyu munsi hari amadini arimo abaka ibitambo ngo kugira ngo Uwiteka gutabarezana igitambo cya miliyoni. My dear friend, ntabwo Uwiteka yaka ibitambo by'amafaranga. Nta gitambo gihari cyasimbura igitambo cya Kristo. Urimo uragurisha ubuzima bwawe kuri Satani, kandi ntabwo uzishyura wenyine. Abana bawe bazishyura, abuzukuru bawe bazishyura, abuzukuruza bawe bazishyura. Nugenda ugatanga igitambo, umenye ngo igitambo gitangiye abadayimoni. Ntabwo Uwiteka yakambye ibyo bitambo. Ibitambo Uwiteka shima ni umutima umenetse. Zaburi 51. Ibitambo Uwiteka shima ni ugufasha abakene, nkuko Yesu yabivuze, nkuko byanditse muri Yesaya. Ibitambo Uwiteka shima ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ngibyo ibitambo ukeneye. Nta cya 10 ukeneye gutanga. No. Nta cya 10 ukeneye gutanga. Abapasiteri bari bundakarire, ntimurakare nta kibazo. Nge nzavuga ukuri, tuzavuga ukuri. Ntabwo muzakomeza kuyobya abantu bene kano kageni. Abana b'Imana bari mu bibazo, abana b'Imana bari mu bukene, abana b'Imana bari mu ngorane, mwebwe mwigwisheho imitungo. Abana b'Imana baratotejwe umunsi wa none. Kubera iki? Ntimushaka kubabwiza ukuri kugira ngo mukomeze mu bakame. Mwanagiye muzamura ibicaniro Bali, mubeshyira Uwiteka, mwirirwa muvuga izina rya Kristo, kandi inyuma yanyu hari abadayimoni, inyuma yanyu hari ibicaniro. Ntabwo tuzabireka, tuzavuga ukuri, kandi abana b'Imana bazabatuka mu izina rya Yesu. Amadini yazanye ibintu byo gusiga abantu amavuta. Hari n'abazanye ngo amazi ngo y'umugisha, hari n'abazanye ngo n'amaraso ya Yesu Kristo. Oh my God. Ibyo byose biba byaterekerejwe abadayimoni. Bakabigushyira rwose ukabona imbaraga ziri kukwirukamo. Zizakwirukamo, bazagutera amazi bikubite hasi kubera ko ayo mazi arimo abadayimoni. Bazagusiga amavuta bikubite hasi kubera ko ayo mavuta arimo abadayimoni. Ariko ibyago bazakuzanira biruta ibyo barimo bagukemurira. Muvandimwe rero, abarozi n'abapfumu bakoresha bino byose. Abarozi n'abapfumu bakoresha izi nzira zose tugenda tunyuramo tutabizi mu bujiji. Inzira ababyeyi bacu banyuzemo mu bujiji bakatugirira nabi. Uyu munsi abana rero barishyura ibyo ababyeyi babo bakoze. Reka tuvuge ibintu mu mazina yabyo. Waragiye wica umuntu, nta n'umuntu ubizi, waramwishe birarangira, mission completed. Ntawe wirabutswe, ntawe ubizi, uriyicariye. Ariko ntabwo wabihisha Imana. Na Satani arabizi. Ni ukuvuga ngo abana bawe, abuzukuru bawe, abuzukuruza bawe, ayo maraso abariho. Ayo maraso ahora atakamba avuga ati, uyu muryango waratwishe. Uwiteka abantu bazagira ikintu bageraho. Waragiye, tuvuga urundi rugero rwa kabiri. Uri umudamu, ufite umugabo, mwarashyingiranywe, urangije umucinyi mu byayo mwana hanze. Uraje umwitiriye uwo mugabo wawe. Uzi ikintu ukoze? Uhaye irembo Satani ku buzima bwawe, ku buzima bw'uwo mugabo,
ku buzima bw'uwo mwana n'abazamukomokaho. Wumva ikintu ukoze ku nari kibi, uzanye umuvumo kuri abo bose. Bavandimwe rero, kugira ngo nsoze, ibicaniro biriho, ibicaniro ni biriho, yaba ku ruhande rw'Uwiteka byatangiye ari ibicaniro bifatika, ubu biri gukora mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu. No ku ruhande rwa Sekibi ibicaniro biriho, ho noneho bikora mu buryo bufatika n'ubw'umwuka. Hari imihango ya gipagani bakora, hakiyongeraho n'izo mbaraga z'umwijima zibakorera. Uyu munsi rero kugira ngo ubikire, nicyo gice cya kabiri nzakora iki kiganiro. Ukeneye kwihana, ukeneye kujya imbere y'Uwiteka, kwitandukanya n'ibicaniro bya za nyabingi, by'imandwa, by'abafrimaso, by'abailiminati, by'ababrotherhood, by'abajesuiti, ibicaniro by'ababudisite, ibicaniro by'abahindu, ukitandukanya nabyo mu izina rya Yesu. Ukwiye kugenda ugakora igenzura mu muryango wawe, muve mu bitotsi. Niba ufite amahirwe ukaba ugifite ababyeyi bawe, niba ufite amahirwe ukaba ugifite sogokuruza wawe cyangwa sogokuru wawe, genda uganire nabo, ugenzura, ukora iperereza, umenye ngo aba bantu babayeho mu buhe buzima, ubundi uzi imbere y'Uwiteka, ubishyire imbere y'Uwiteka, witandukanye nabo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Ezekiyeli ngo abana nibahitamo gukorera Uwiteka, bagahitamo gukorera Imana, bakihana, bakicuza, bakitandukanya n'ibyaha bya base, Uwiteka ntago azabaziza ibyaha by'ababyeyi babo. Ariko niwicarira, Uwiteka azabikuziza, kuko Uwiteka ahora abana gukenerwa kwa base akageza ku buzukuruza n'ubuvivu. Ubwo rero dukeneye kwihana, dukeneye kwicuza, dukeneye gukorera Imana nk'uko bikwiye. Uwiteka rero akugirire neza kandi agaha umugisha mu izina rya Yesu. Muvandimwe rero, kora subscribe, ubwo ikiganiro gikurikiraho nzaza noneho ngusobanurira ukuntu ugomba gusenya bino bicaniro mu buryo noneho burambuye. Wasenya gute bino bicaniro kugira ngo ubuzima bwawe buve mu kagurimo? Wabisenya ute? Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.